Iri ni itangazo ririho abanyeshuri bose bakoze ikizamini cya leta, baba ari abo muri pirimeri cyangwa abo muri segonderi. NESA yamaze gusohora itariki amanota yabo bose azasohokeraho, by'umwihariko abo muri pirimeri mu wa gatandatu n'abo mu wa gatatu segonderi. Abo mu wa gatandatu bo ntabwo itariki iratangazwa kuko ni ibintu bibanza kwitonderwa cyane, gukora diporome ndetse n'ibindi bintu byinshi baba bari kugenda bacekinga buzuzaho kugira ngo umwana azabone diporome imeze neza. Ariko muri pirimeri no mu wa gatatu itariki ikizamini cyabo kizasohokeraho, NESA imaze gusohora iryo tangazo ndetse inamenyesha abanyeshuri ko bagomba kuzakora ibyo bakora kare, kuko ku itariki 11 z'ukwezi kwa cyenda imiryango izaba yuguruye, inkweto zabo ziri mu mihanda berekeza kongera kujya gutangira umwaka mushya wa 2025-2026 muri buri cyiciro cy'amashuri yaba abanza ndetse n'ayisumbuye. NESA rero yavuze ko itariki ari izi zikurikira, ibi byose bizagenda bikorwaho ndetse n'isaha ikizami kizasohokeraho yamaze gutangazwa. Kuko nabikubwiye rero, iyi ni Rwanda Room TV, ujye ukora subscribe, we utarayikora kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Naho ngiye tubana ndi Isa, uri kuri Rwanda Room TV. Itariki rero y'ikizami cya leta izasohokeraho, izasohoka kuri 26 z'ukwezi kwa munani. Bavuze ko bazagisohora kare noneho kugira ngo abanyeshuri bose bazitegura hakiri kare bagere ku ishuri rimwe. Apana bya bindi ngo uyu nguyu yakoze ngo ikizami ngo arasigara icyumweru kimwe kubera ko ikizami gisohotse gitinze, ngo babanze ngo bamushakire ibikoresho, ugasanga bamwe na bamwe bamaze n'ibyumweru bibiri iwabo bariteguye kare. Akaba ariyo mpamvu rero bavuze ko ikizami kigomba kuzasohoka ku itariki 27 z'ukwezi kwa munani, bazagenda ku itariki 11 z'ukwezi kwa cyenda ariho bazaba bageze ku ishuri. Iyi minsi yose izacamo rero ngo abazaba babonye amanota bizabafasha kwitegura, kandi nta nibyo kuko isaha yo ni isaha ay'isaa 4:50, niko bavuze ko ikizami bazaba bamaze kukigeza hanze. Ni nyuma y'uko rero ibizami babisoje kuri uyu munsi tariki ya 16 z'ukwezi kwa karindwi 2025. Abasoje ikizami none biga mu wa gatatu basoreje ku isomo rya biyoloji nk'uko bisanzwe, ariko hajya hanavugwa amakuru menshi avuga ko abanyeshuri bagiye bakopera ibizami bya leta, bamwe na bamwe bakaba bagiye banahabwa amazero. Nko mu karere ka Musanze aho abanyeshuri bagera kuri 5, abahungu 3 n'abakobwa 3 bahawe 0 mu kizamini cya leta. Ibi ngibi bikaba byababaje cyane abayobozi b'iki kigo ndetse n'igihugu muri rusange, kubera ko batizeraga ko hari ikigo cyaba kirimo abana bagifite imyumvire iciriritse bigera hano ku buryo yemera guheba amanota yo ugasanga yishuye mu bintu byo kujya gukopera. Ikindi kintu gihari ni uko nyine amanota namara gusohoka, nk'uko nabikubwiye, nta munyeshuri uzavuga ngo ibi sinabibonye, ngo byari bimeze gutya na gutya. Oya, bose bazahita batangira kwerekeza ku mashuri kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza kandi igihugu kibe kiri kumwe hose, ibintu byose, amasomo yose bari kuyakurikiranira hamwe. Ibi ngibi bikaba bizafasha igihugu kuba batangira amasomo hamwe kandi ntazagire isomo risigara inyuma. Ibi ngibi rero akaba ariyo makuru twari tubafitiye kano ka mwanya. Njye twabanye muri kino kiganiro ndi Isa, uri kuri Rwanda Room TV. Kubwire kora subscribe kugira ngo tubanagana byinshi bigiye bitandukanye, ndetse dukomeze dushimire buri wese wakoze subscribe kuri iyi YouTube channel.